지금 우리 무장력은 그 어떤 위기에도 대응할 철저한 준비가 되어 있으며 우리 국가의 핵전쟁 억제력 또한 절대적인 자기 ndagira ngo mbaze ubusobanuro bwa biriya bintu nabonye ndagira ngo menye niba kuko ibi bintu byakozwe na Korea y'Amajyepfo atari ubushotoranyi nabivuze kenshi ntanga gasopi ikomeye ko mukina n'umuntu utajya utekereza kabiri ni gute mwifata mukageragereza ibisasu byanyu ku butaka bwacu nababwiye neza ko muzi imbibi zanyu aho zigarukira natwe tukamenya izacu isi yose irabibona neza noneho ko ari mwe mutangije intambara ku mugaragaro ndakeka mubizi neza ko twaronshinze tukagaragaza yuko dufite natwe ibisasu bya kirimbuzi bijyana ku muvuduko w'ijwi rero ndagira ngo mbabwire neza ko ibyo mwakoze mugiye kwigengesera ndetse no kwakira ingaruka zigiye kuvamo ibintu mwakoze byo kugerageza kurasa igisasu ku butaka bwacu mwadufashe nk'imbwa ndabizi neza nicyo gisobanuro cya kiriya gikorwa mwakoze imbere yanyu muri kudufata nk'imbwa rero reka tubereke neza ko turi imbwa kandi zasaze ntabwo nshaka kumva amateshwa yanyu ayo ariyo yose musaba imbabazi ndagira ngo mbabwire neza ko muri kamere yanjye nuko nakuze ndetse n'imitekerereze yanjye nta gukora igikorwa umuntu atabishaka ndabizi neza ko mwabikoze mushaka kudushotora hashize iminsi mbibona neza ariko ndagira ngo mbabwire amakuru meza kandi anejeje ku ruhande rwanyu nuko ubu imbunda ndetse n'iminwa y'ibisasu byacu yamaze kwerekeza ku gihugu cyanyu tubishyura tubereka neza ko mwakinnye n'abantu mwafashe nk'imbwa si ubwa mbere leta zunze ubumwe za Amerika ibajya mu matwi kandi ikabereka neza ko ntacyo dushoboye mbizi neza ko leta zunze ubumwe za Amerika yihandagaje ikadufata nk'imbwa ndagira ngo rero mbereke neza ukuntu imbwa zitekereza mbahaye amasaha atarenga 24 namwe muraza kongera gusubira ku mateleviziyo yanyu muvuge neza ko muhagaritse ibikorwa by'ububwa mwakoze ndagira ngo mbabwire neza ko igihugu cya Korea y'Amajyaruguru atari igihugu cyo gukinishwa uko cyishakiye ndagira ngo mbabwire neza ko igihugu cyacu byaratugoye kucyubaka kugeza aya magingo kandi neza twe tubayeho mu bwigenge nta muntu n'umwe tujya dusagarira ariko mbizi neza ko mutajya musinzira mushaka kutwanduranya icyo ngiye gukora rero ndagira ngo isi izasigare ikibuka kandi kuva none hakugeza igihe ibi bihugu byombi bizaba bitakiriho ngereka mbabwize ukuri ku giciro icyo cyose byasaba nibishake bisabe neza ko igihugu cyacu gihinduka umuyonga ntabwo nshobora kureberera leta zunze ubumwe za Amerika barimo basuzugura igihugu cyacu habe na gatoya ndagira ngo mbabwire neza ko rero nibiba ngombwa ko twagura intambara twe tugomba no kujyagurira kuri leta zunze ubumwe za Amerika twebwe ntabwo turi igihugu cy'Ubushinwa cyabatinye kuva mu ntangiriro z'intambara mukabashoraho urugamba bababwira nimwumve twe ntabwo twumva cyane cyane iyo umuntu asaba imbabazi nibyo biturakaza kuba muri kujya gusaba imbabazi ngo ibyo mwakoze nimwabikoze ku bushake ibyo nibyo bidutera agahinda ndetse n'umubabaro bigatuma dutekereza nabi kurushaho ndagira ngo nkubwire neza ko ikintu kigiye kumereza amahoro nkanjye Kim Jong Un nuko gusa angiye kurasa ku butaka bwanyu nk'abahereza isomo mutazibagirwa habe na gatoya ndagira ngo ibyo mubishyire mu matwi yanyu kandi mubimenyere Dore mwakinnye n'inkuba mwayikirigise reka rero muze kubona ikiri buze kuvamo ngereka mbabwize ukuri niba mwarabonye neza ukuntu Perezida Vladimir Putin ameze mu gufata imyanzuro njye mu kubyinshuri 10 kandi sinjya ntekereza kabiri kubera ko mvuga mbere y'igihe nabivuze neza ko ubushotoranyi ubwo ari bwo bwose buzakorwa na Korea y'Amajyepfo mugerageza kubikora ku butaka bwacu twarazwe n'abasokuru nta kindi kintu cyo gukora kandi nta nimwe tubafitiye tuzi neza ko mutadukunda rero namwe nimuhame hamwe kandi iyo leta zunze ubumwe za Amerika ibafashe kuba yakirengera ingaruka zigiye kubageraho nabivuze neza kandi ntanze itegeko kuba generali banjye bakuru nibakore iki tegeko rivuze kandi iki tegeko rivuze nzi neza ko iminwa y'imbunda zacu yamaze kwerekezwa mu gihugu cya Korea y'Amajyepfo ibiza kuba sinitaye kumenya ngo ni ibiki
nanjye ndaza kujya ku mateleviziyo nsaba imbabazi z'ibyabaye, ariko mbereke neza ko imbwa ari leta zunze ubumwe za Amerika. Atwe nta na rimwe twigeze tuba imbwa, turihagije kuri buri kimwe, kandi nta na rimwe tuzigera tubapfukamira tubasaba icyo ari cyo cyose. Twamaze guhaga agasuzuguro kanyu mwe leta zunze ubumwe za Amerika, muri inkozi z'ibibi gusa nta kindi, muhora gusa muteza amakimbirane, kandi ibyo ni ukuri naho biteze kujya. Ngize amahirwe ya mbere y'akataraboneka mu buzima bwanjye yo kuba nagerageza ibisasu rutura akuva nagerageza gutangira kubikora. Ndashaka noneho kubikoresha bya nyabyo, kandi nimumbaze ngo ndabikoresha he. Nzi neza ko igisubizo mugifite, cyangwa mwari mugifite ubwo mwateganyaga gukora amakosa nk'ayo ngayo. Ibi ngiye gukora nibishaka bitangiza intambara gatatu y'isi. Niteguye kuyirwana, kandi nzi neza ko nta muntu ushobora kuba yankangisha icyo ari cyo. Mwadufatiye ibihano kandi ntacyo byigeze biduhungabanyaho. Twakomeje kubaho kandi dukomeza gutera imbere amanywa nijoro. Наша компания крупная, все привыкли покупать. Reka ngire icyo mvuga ku byo tweretswe n'abaturage bo mu duce nka Kherson, Zaporizhzhia, Luhansk ndetse na Donetsk. Mwarabibonye neza ko berekanye n'ubushake bwabo bwose ko bifuza kujya ku ruhande rwacu. Nta kindi kintu gisigaye keretse kuba bategereje kuba twakomeza kubereka ko turi kumwe nabo. Nibyo kandi twabihaye umugisha. Ndagira ngo rero mbivuge kandi mbisubiremo, kuva bagaragaza ubushake ko bifuza kwiyomora ku gihugu cya Ukraine, bahise baba Abarusiya kuva umunsi batoye ko bagomba kuba repubulika zigenga. Nta kindi twe dufite nk'amahitamo keretse kubarinda no kubarwanaho, kandi tukabahereza ubwigenge. Rero nk'uko duteraniye hano, ndagira ngo tubyige neza uburyo batagomba guhutazwa n'umuntu uwo ari we wese yitwaje icyo ari cyo, cyangwa kubera ko bashobora kuba bazira amahitamo yabo. Bafite uburenganzira bwabo. Ndagira ngo mpereze gasopi ikomeye Perezida Volodymyr Zelensky. Ndabizi neza ko mu minsi ishize yavugiraga mu matamatama ko atazemera habe na gato y'imyanzuro igomba kuva mu bushake bw'abaturage. Ndagira ngo mubwire neza ko ubukana yambonanye ku rugamba kuva natangiza ibikorwa bidasanzwe bya gisirikare muri kiriya gihugu atigeze abubona. Ubukana bwanjye yabonye ni 1/4 cy'ubwo mfite. Ndagira ngo rero nibaza ubwenge, akore neza kandi agendere kure intare yameretse. Mwese murabizi uko muri hano twahagurukijwe no kurenganura ndetse no kuzanira ubutabera n'ubwigenge abaturage bacu bafatwaga nabi muri kiriya gihugu. None ubu rero mfite amakuru neza yuko bagiye kuzira amahitamo yabo.